mutagatifu ihorane namwe. Kongeye guhurira mu ngoro y'Imana kuri isaha ya saa sita kugira ngo dutege amatwi ijambo ry'Imana kandi Yesu aduhugure uko tugomba kuba mu Kristo bwacu, ariko cyane cyane kurangwa n'umugenzo wo gufasha bagenzi bacu. Turakomeza kurebera ku bugira neza bwa Yesu Kristo wari umukire akemera kwigira umukene kubera twebwe, bityo natwe mu gufasha bagenzi bacu bikazatugeza ku butungane. Ni mucyo tubanze rero duca bugufi imbere y'Imana, tuzirikane ko turi abanyabyaha, dukomeza imbabazi, tubashe gutugira ibitambo bitagatifu dufite imitima isukuye. Nyagasani Yesu atumye gukiza abafite umutima wicuza, Nyagasani tubabarire. Kristo wazanywe no guhabura abanyabyaha, Kristo tubabarire. Nyagasani Yesu urucago rw'Imana Data mu butakambire, Nyagasani tubabarire. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, wowe utera imbaraga abakwizera, ugire ngo wumve amasengesho yacu, kuko twadufashije ntacyo twakwishoborera kubera intege nke zacu. Ujye uhora udufashisha ingabire zawe kugira ngo tugushimishe mu bitekerezo no mu bikorwa, dukurikiza amategeko yawe. Kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, ukwiriye barasinzira guteka. Isomo ryo mu ibara ya kabiri, Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, muramenye ko uwabibye ubusa asarura ubusa, naho uwabibye byinshi agasarura byinshi. Buri wese rero atanga uko umutima we umubwira, atinuba, adahaswe, kuko Imana ikunda utanga yishimiye. Imana ifite ububasha bwo kubasenderezaho ibyiza by'ubwoko bwose, kugira ngo muhorane ibyangombwa igihe cyose no muri byose, mugasagura ndetse n'ibibafasha gukora ibikorwa byiza. Nk'uko byanditswe ngo yatanze ku buntu agwiza abakene, ubutungane bwe buzahoraho iteka. Uha umuhinzi imbuto zo kubiba, akanamuha umugati wo kurya, azabaha namwe imbuto azirumbure kandi agwize umusaruro w'ubutungane bwanyu. Muzakungahazwa ku buryo bwose, bizatume mutanga mutizigamye, maze imfashanyo tuzaba tubashyigikirije zitere benshi gushima Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho, agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bugira umugisha. Ubukungu n'umunezero bibarizwa iwe, n'ubutungane bwe buhoraho iteka. Mu gihe cy'umwijima yakamo urumuri rumurikira abantu b'intagorama. Koko impuhwe, ineza n'ubutungane ibyo biburanga. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, agira
matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati murajya mwirinda kugira neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe, mwaba mwivukije ingororano kwa so mu ijuru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigera mu masengero no mu mayira kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye icy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe ijye igirirwa mu ibanga, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga, ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge so uri aho atagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwitura. Igihe musiba kurya, ntimukwijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, ziba zashyikiriye ingororano yazo. Wowe nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na so uri aho atagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo navuzwe. Pawulo mutagatifu ari kudufasha kuzirikana guhera ku munsi w'ejo ingingo yo gutanga imfashanyo, gufasha abakene, gufasha kiliziya y'i Yerusalemu yari mu bibazo by'uruhuri, by'ubukene, maze abakristo bakemera gufasha bagenzi babo bakusanya imfashanyo nk'uko tubigenza mu kwezi kwa munani, ukwezi k'urukundo n'impuhwe, nk'uko tubigenza tugoboka abantu bahuye n'ibiza, buri wese icyo afite akabasha kugitanga. Turazirikana ko nta mukene wabura n'icyo afashisha abandi. Icy'ingenzi ni umutima. Umutima umuntu abitangana, kandi umutima ugatuma umuntu ahabwa igihembo n'Imana ireba uburyo umuntu aba yigomwe. Gufasha rero cyangwa gukora ibikorwa by'urukundo, Yesu aratwereka ko bigomba gukorwa mu buryo butari ubwo kwigaragaza. Iyi vanjiri tumaze gutega amatwi, iyi vanjiri dusoma dutangira igisibo, kugira ngo idufashe mu bikorwa by'igisibo kuzabisoza umuntu atiyerekanye, ari ugusenga, ari ugusiba kurya, ari ugufasha abakene. Ibyo byose bigakorwa mu buryo buciye bugufi, mu buryo bwihishe, kugira ngo Imana Data wa twese uri aho ngaho akagaragara, ubona ibyihishe, aba ari we uzabikwitura. Ndagira ngo ngaruke ku ngingo ijyanye no gusenga. Yesu yatubwiye ko tugomba gusenga. Twaje hano ku ibanga ry'amahoro gusenga kugira ngo duhure n'Imana. Iyo umuntu asenga, murabizi gusenga ni ukuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi. Umwana imbere y'umubyeyi, iyo ari umwana muto, arisanzura kandi akavuga, agasaba icyo akeneye cyose. Urugendo mwakoze muza hano, buri wese rwaba rugufi cyangwa rurerure, Imana irabibona.
Imana ireba imitima, Imana ireba imbaraga umuntu akoresha mu mubano we n'Imana, cyangwa se imbaraga umuntu ari gukoresha kugira ngo abashe kwegera Imana. Yesu yaravuze ngo nimukomange muzakingurirwa, nimushakashake muzabona. Bakavuga ngo iby'Imana birya uwarangije, uwarambiwe yataye. Imana idusaba kuyishakashaka n'umutima wacu wose, n'imbaraga zacu zose, n'ubwenge bwacu bwose. Pawulo mutagatifu mu isomo rya mbere atubwiye ko burya buri wese asaba icyo yagize gute, icyo yabibye. Twaje hano kugira ngo dusenge, twaje hano kugira ngo tubibe. Mu minsi iri imbere tuzagere gute, tuzasarure. Nta muntu usarura uwo munsi. Icyo ni cyo kibazo. Hari igihe umuntu asenga ashaka igisubizo cy'ako kanya. Kristo yeza akozwe. Buri wese asarura icyo yagize gute, icyo yabibye. Kandi iyo umaze kubiba uragenda ugategereza ko ibyo wabibye bigira gute, bikura. Kandi ufata ibishyimbo, byamara gukura rero bigatangira kuzana amababi y'imishogoro. Igihe cyagera umuntu akarya imishogoro agategereza ko ibishyimbo bizagira gute, bizera. Mu isengesho ryacu akenshi dukunda gushaka gutahana igisubizo. Mu gusenga ushobora gutahana igisubizo ako kanya, cyangwa ntugire gute, ntugitahane, ariko utegereje kuzagira gute, kuzasubizwa. Niba nk'abantu tuzi guha abana bacu ibyo badusabye, ntabwo Imana yananirwa kuduha ibyo tugize gute dukeneye mu gihe twabisabye mu bwiyoroshye. Yesu aratubwira ngo igihe musenga ntimukageze nk'ibyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingurano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge. Gukinga bivuze iki? Wirinde ibintu byose bigira gute, bikurangaza. Niyo mpamvu mwaje hano hari ituze, hatari urusaku, mwitarura ibyo byose mubashe guhura n'Imana. Muri uko gusenga rero, Imana utabonesha amaso y'umutima, Imana umuntu abonesha amaso y'ukwemera, iri kureba umutima wawe, iri kureba ibiri kuberamo, iri kureba amarira yawe, iri kureba agahinda kawe, iri kureba ibyo uri gusaba. Iyo Mana umubyeyi ugira impuhwe ikagusubiza, kandi ikagusubiza igihe igize gute ishakiye, n'uburyo igize gute, n'uburyo uyishaka. Muri iki gitambo rero turasabirana kugira ngo tumenye isengesho rigira Imana ibyo ari byo. Isengesho rigira Imana ni isengesho muraturana umutima urangwa n'ubwiyoroshye, kwizera Imana, ukumva ko Imana ari umubyeyi w'impuhwe n'imbabazi. Imana iduha ibirenze ibyo twashobora gusaba no kwifuza. Nunayisaba wibwira ati Imana, hari ibyo nakubwiye, ariko ikintu cyose ubona cyangirira akamaro ugire gute, ukimpe, kuko nacyo ndagikeneye. Muri iki gitambaro tubisabirane, kandi dusabira na bagenzi bacu bari mu bibazo by'uruhuri, cyane cyane ibibazo by'ubukene n'ibindi bibazo byugarije iyi si. Muri Zaburi hari igika cya 3 cyagize kiti, hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, agira ubuntu agaha abakene atiziganya, ubutungane bwe bugahoraho iteka, akagendana ishema n'ubwemarane. Impuhwe tugira abagenzi bacu nizo natwe Imana itugirira. Muri Dawudi ijoro turavuga ngo tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye. Ibanga ry'imbabazi, ibanga ry'amahoro ni ahantu ho gusaba imbabazi no gutanga imbabazi. Icyo wifuza ko abandi bakugirira nawe ugire gute, ukiba
ugakorera. Niba utifuza ko abandi batakugirira nawe ntukakibagire. Ngayo mategeko n'abahanuzi. Kugira impuhwe ni ibintu by'ibanze. Kubona mugenzi wawe ukamugira impuhwe, kuko na Yezu yabonye abantu bameze nk'intama zitagira umushumba abagira impuhwe. Turi kuzirikana ku ivanjiri y'Amata mu kwa 5, ni inyigisho Yezu yatangiye ku musozi. Abantu baramwegera maze arabigisha. Ni inyigisho zikomeye, navuga ngo zingiyemo ivanjiri yose ya Yezu irambirije ku rukundo. Kugira impuhwe, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Izo mpuhwe tukazihuza n'ishapule z'Imana ya saa 9, aho wumva ko Imana yatugiriye impuhwe. Natangiye mbivuga ko Yezu Kristo wari umukungu, wari umukire, yemeye kwigira umukene ku mpamvu yacu. Yemera kubambwa ku musaraba kubera twebwe no kugira ngo dukire. Tumuhange amaso rero muri byose, tumuhange amaso mu bibazo byacu, twizeye ko ari Imana, ari umubyeyi udukunda, umubyeyi w'impuhwe n'imbabazi. Twumve ko natwe twiteguye kuduha ibyo dukeneye no kutubabarira aho tumusabye imbabazi. Bikira Mariya rero, nyina wa Jambo, umwamikazi wa Kibeho, adusabire kugira ngo natwe dutere iyo ntambwe yo kunga ubumwe na Yezu no kumenya uburyo bwo gusenga ku buryo bukwiye, bwa buryo bushimisha Imana. Nk'uko twabyumvise, maze Data wa twese uri aho ngaho, nongere gitsindagire, aho ngaho atagaragara azabitwitura. Imana iri hagati yacu, ntabwo tuyibonesha amaso y'umutima, ariko mu gitabo cy'Ukarisitiya, mu mugati na divayi, Imana turayibona. Yesu agiye kutwiha, nitumuhabwa tumusabe ahindura amateka y'ubuzima bwacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Good.
isakaramentu ry'ubugingo bushya turakwinginze urebe kugeramira umutima n'umubiri byacu bwa Kristu umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe imitima yanyu n'ubugufi bw'ijuru dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye bigomba kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu Mana ishobora byose uhoraho iteka. Uko aremye muntu wigirishije umwana wakunda cyane ni nako wamugiriye impuhwe amaze kugucumuraho maze uramuvugurura umusubiza ubushyashya. Niyo mpamvu ibiremwa byose bigomba kukuyoboka, abo wacunguye bose bakagusingiza uko bikwiye n'abatagatifu bawe bagahuriza hamwe ngo bagushimagirize ubutitsa. Nicyo gitumye natwe twifatanya n'abamarayika bose ngo tukwamamaze twizihiwe, maze ubonekere icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe tuvuga ubudahwema tuti turagusaba ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristu umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muriho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizoraho iteka, agiye kumeneka mwebwe n'abandi bose kugira ngo mwihimbaze ibyaha. Ibi mujye mubikora nk'urwibutso rwanjye. Nyagasani tutari kumwe nawe
ko watumye twirirwa no kugushengerera tukaguriza amaturo, kandi turakwinginga twiyoroheje twebwe abasangiye umubiri n'amaraso bya Kristu, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yawe yongeye ku isi hose, maze uyihe burya mbere mu rukundo, hamwe na papa wacu Leo n'umwepiskopi wacu Edouard n'abatuye umurimo wa Itali yose. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye batubwizere no kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe twibwiriwe, maze bakire muri mubiri duturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi mugire w'Imana, na Yosefu Mutagatifu umugabo w'ubudahemuka, intumwa zawe ntagatifu, abatagatifu duhimbaza none, n'abandi batagatifu bose bakunyuze ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose bishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwawe mutagatifu, ukibihe urasimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe Umukiza akanadutegeka, kandi ubwe akatwigisha, mu mucyo dutinyuke dusenge tugira tuti: Dawe mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritutungure none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize ibyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro. Impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde amakuba yose, mu gihe tugitegereje y'amizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yesu Kristo. Ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani, iteka ryose. Nyagasani Yesu Kristo yabwiye intumwa zawe uti: mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugatera iteka ryose. Mugire iteka umura Nyagasani, urahorane nawe. urukundo rwa Kristu rutwizanye amahoro.
hahirwa abatumiwe gusangirira ku meza ya Nyagasani, dore intama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. ariko ubw'ijambo n'ubusobanuro kera. Umubiri wa Kristo turagira utubesheho, uzatugire twese mu bugingo bw'iteka. Oh
dusabe. Nyagasani, iyi ukarisitiya yawe ntagatifu tumaze guhabwa, uko igenura uburyo abayoboke bawe bakwibumbiyeho, aba ari nako ishyira umwe muri kiliziya yawe, ku bwa Kristu umwami wacu. Abafite amazi agomba guhabwa umugisha muyategure, ndetse n'ibikoresho bitagatifu dukoresha dusenga. Nyuma ya misa ubakenera guterwa amatwi turahari kugira ngo tubafashe. Mwagira amasera akaza kutubwira. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Nyagasani Imana ishobora byose, we soko y'inkomoko y'ubuzima bwose bw'umutima n'ubw'umubiri, turakwingize uha umugisha y'amazi n'ibikoresho dukoresha tukwizeye, dusaba imbabazi y'ibyaha byacu, kandi tugusaba imbaraga zawe ziturinda indwara zose n'imitego ya sekibi. Twumva Nyagasani kugira ngo dufashwe n'impuhwe zawe, amazi atanga ubugingo ajya ahora kudukiza, maze dushobore kukwegera dufite imitima isukuye, kandi turindwe ibyago byose ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro n'ibyishimo bya Kristo.